Nibyo umunezero bene data kongera kuboneka hano kuri Pure Gold TV uyu munsi kuwa gatatu itariki ya mbere z'ukwa gatandatu. Mwese mbifurije ukwezi gushya twatangiye uyu munsi kuko wa gatandatu. Imana ibaho umugisha. Nihuse nagira ngo bamenyeshe ko tugeze ku munsi wa gatatu w'amasengesho y'iminsi 7 twafashe hano kuri Pure Gold TV kugira ngo dusabe Imana itwuzuze umwuka wera kandi inatuvugurure. Uyu munsi hari ibibazo mfite 2 ngiye gusubiza. Mbere yuko mbisubiza nagira ngo tubanze dusenge dusaba umwuka wera aba ari we unyobora kandi aba ari we udufasha twese. Mana ndagushimye kuko waduhaye umwuka wera utwigisha. Ndasabye n'ubundi ngo imitima yacu mwakire twumve ko ari we dutegera amatwi kuko niwe ugiye kutwigisha muri aka kanya. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Ibibazo ni 2. Kimwe kiravuga ngo umuntu yarabajije ati ese nanjye nakuzura umwuka wera? Undi arabaza ati ese umwuka wera turacyawuhabwa ko wahawe intumwa za Yesu gusa natwe ni uwacu? N'ibibazo bijya gusa bene data. Icyo navuga nti ijambo ry'Imana ritwereka ko umwuka wera ni uwacu natwe umunsi wa none. Kandi nawe mwene data ushidikanya ngo ntiwawuzura, nukizwa ukihana ibyaha byawe uzababarirwa kandi umwuka wera uzawusaba wizere uzawuhabwa kuko ni isezerano ryawe. Ndumva byumvikanye. Hari undi wagira icyo yongeraho yacyongeraho. Hari imirongo myinshi naguha yagufasha, ndi buze kuyandika hanyuma uzayirebe muri comment. Ingingo ya 2 ni tugiye kwigira hamwe inyungu 12 umukristo yunguka kubera umwuka wera. Ingingo ya mbere iravuga ngo umwuka aragutsinda ukihana gutyo ukaba icyaremwe gishya. Iyi ni inyungu twunguka kubera umwuka wera. Umwuka wera aradutsinda gutyo tugahinduka icyaremwe gishya. Twungukira ku mwuka wera kuko niwe udutsinda, niwe unsinda. Kuba narabaye icyaremwe gishya si kubw'imbaraga zanjye, ni umwuka, ni inyungu nagize nabonye nyihawe n'umwuka wera. Umwuka wera ansinze gutyo kubera gutsindwa nawo bituma nihana mpinduka icyaremwe gishya. Indi nyungu ya 2 ni umwuka wera atuma ugira mind nk'iya Yesu, ugira ibitekerezo nk'ibya Yesu. Twebwe umuntu uwo ari we wese wahindutse icyaremwe gishya, umwuka wera yamuhaye gutekereza nka Yesu, yamuhaye guhinduka bya bitekerezo bya kamere bimuvamo, none umwuka wera amuha mind nk'iya Yesu. Ubu umuntu mwiza, ugira urukundo, urababarira. Imana iduha ubwenge, Imana dutekereresha nka Yesu. Ubona umwuka wera watumye duhinduka gutyo tugira mind nziza nk'iya Yesu, nk'umwana w'Imana, ndetse duhinduka n'abavandimwe ba Yesu. Ibyo twabihawe nande. Iyo ni inyungu twahawe n'umwuka wera. Indi nyungu ya 3 twahawe n'umwuka wera. Kubera umwuka wera bituma iyo nyungu tuyigira. Ya 3 iravuga ngo akuyobora mu gusenga kwawe kwa buri munsi. Iki ni ikintu cyiza cyane twungutse kuko mu gusenga kwacu kwa buri munsi tuguheshwa n'umwuka wera. Kwa kundi usenga ukumva ufite amavuta, kwa kundi usenga ukumva isengesho riratambutse, nta wundi. Iyo nyungu ufite mu buryo bw'umwuka ni Yesu Kristo nawe nyine watumye uyigira. Ni umwuka rero ubiguha, uguha ubwo bumenyi, uguha inyungu, uguha ubwo bushobozi. Imana rero ikomeze itugire neza bene data. Reka dukomeze turebe n'ubundi ibyo twungukira ku mwuka wera. Iya 4, indi nyungu ya 4 iravuga ngo aguha imbaraga supernatural, aguha imbaraga z'Imana, imbaraga zidasanzwe, imbaraga zirengeje za zindi usanga mu z'umubiri za kamere. Hari ukuntu umuntu ashobora kuba azi kuvuga, azi kuganira, azi afite skills nziza, ariko iyo ubonye umwuka wera aguha izindi mpano,
aguha izindi skills, aguha impano supernatural zirengeje izo dusanzwe. Ugasanga umuntu aravuga ubutumwa bwiza afite imbaraga, ugasanga umuntu arasenga mu ndimi, ugasanga umuntu afite izindi mbaraga zirengeje izo yari afite. Izo rero tuzihabwa, izo mpano tuzihabwa n'umwuka wera, n'imbaraga zidasanzwe n'umwuka wera uziduha. Aho twungukiramo rero kubera umwuka wera, tukunguka izo mbaraga supernatural. Ikindi cya gatanu n'inyungu navuga, aduha amavuta yo gushobora za minisitiri dufite, yo gushobora umurimo w'Imana, aribyo nakwita ububonye anointing uhawe n'umwuka wera, gutyo ugashobora minisiteri yawe. Iyo nyungu rero ubonye mu kazi kawe ni umwuka wera uyiguhaye. Ya gatandatu, akwigisha ukuri. Mu cyongereza niho bavuga ngo he teaches you the truth. Nta wundi kwigisha ukuri, kuko abantu benshi naho baba barize amashuri menshi usanga nta kuri bafite, usanga babeshye, usanga ari abantu batamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, baraguhishwe. Ariko kuba waramenya ukuri ni ukubera umwuka wera. Aha rero turabikesha umwuka wera ko rwose hari icyo twungutse kumumenya, atuma tumenya ukuri tuguhagararamo. Imana ishimwe cyane. Indi nyungu tubonera mu mwuka wera ni uko umwuka wera akwemeza kwihana, akakwemeza. Iki kintu cyo kugira ngo wemezwe wihane ibyaha ntabwo ari cyoroshye. Ni inyungu wabonanye n'umwuka wera, wabonye kubw'umwuka wera. Kwihana ni ikintu cy'igiciro gikomeye cyane. Ntabwo ari ko abantu bose bashobora kwihana, ntabwo ari uko abantu bose batsindwa, ariko umwuka wera aza akagutsinda akanakwemeza. Icyo ni ikintu twungukira ku mwuka wera. Imana ishimwe cyane. Umwuka wera ikindi twungukira muri we ni uko adufasha gukomeza kuba abakiranutsi. Iyo usomye Bibiliya dusanga ko Imana yumva amasengesho y'abakiranutsi kurutaho. Uri umukiranutsi, Imana yumva gusenga cyane. Kugira ngo ugume mu gukiranuka ni umwuka wera ukubashisha. Umwuka aragushoboza, gutyo ugakomeza ukiranuka mu mibereho yawe ya gikristo. Imana ishimwe cyane. Aha rero ni indi nyungu twungukira ku mwuka wera. Iya cumi, nanone iya cumi iravuga ngo iya cyenda y'inyirenzi. Iya cyenda ni uko umwuka wera aduha abilite yo guhanura. Abilite mu mbabare ndimo kugenda mbihindura mu kinyarwanda, ahari simbihindura neza, ariko ngo aduha abilite yo guhanura, ubushobozi bwo kuba twabahanuzi, twamenya ibigiye kubaho. Mbese umwuka w'Imana akajya kwereka ibigiye kukubaho, akajya kubwira ibizaza, akakuburira. Iyo ni abilite uba uhawe n'umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ni umwuka wera atubwira byinshi cyane, akakubwira ati Jose witonde, hariya bizagenda gutya, uyu muntu ntabwo bimeze gutya, bimeze nabi. Imana ikatubura ibintu bihishwe kandi utari kubimenya udafite uwo mwuka wera, kuko abantu barahisha. Ushobora kubana n'umuntu akaba yagukorera ibintu bitari byiza, ariko umwuka wera akaguhishura ati dore umuntu mukorana umwitondere, uyu muturanyi wawe umwitondere. Yewe ntushaka kubimenya, ariko umwuka wera aguha abilite yo kureba, yo kumenya ibizakubaho, Imana cyangwa izaba no ku bandi, cyangwa izaba ku gihugu cyawe, cyangwa n'ahandi. Imana itubwira byenda kutubaho, ibyo tubikesha umwuka w'Imana. Haleluya. Icya cumi, Imana nawe ibyo yatugiriye neza, iduha umwuka wera. Umwuka wera ngo aduha freedom, tukakira freedom, tukakira kubohoka ku cyaha, kubohoka kuri karande, kubohoka ku kintu icyo ari cyo cyose cyakujengereje. Nta wundi uguha kubohoka muri wowe, kandi ngo ubohotse by'ukuri. Umwuka wera ni utubohora. Yesu Kristo nawe akatubohora, tukumva ko tubohowe by'ukuri, ariko umwuka wera abifitemo uruhare nawe. Imana ishimwe cyane ko yaduhaye umwuka wera. Rero murumva ko afite imirimo myinshi cyane kuri twebwe, tumuboneraho inyungu. Hasigaye bibiri gusa. Icya cumi na kimwe, bituma umwuka wera atuma twera imbuto z'umwuka w'Imana, atuma twera imbuto z'umwuka wera. Izo tuzazireba sinazirondora kuko iminota iri kugenda. Nta wundi utubashisha kwera imbuto z'umwuka wera.
hari imbuto nyinshi twera z'umwuka wera: urukundo, kwihangana, kugira neza, ibyishimo, umunezero, byiza byinshi cyane. Abantu bavuga ngo ni impano ni 9 gusa, ngiye mbona zirenga. Imana izadufasha tuzazireba. Imbuto z'umwuka wera rero tuzera kuko dufashijwe n'umwuka wera kuzera. Haleluya! Niwe udushoboza bene data, niwe ushoboza kunezerwa bitari bikwiye, niwe ushobora kugira urukundo bitari bikwiye, niwe ushoboza kwihangana bitari bikwiriye. Ni umwuka rero nkesha izo mbuto ze, akama izo mbuto. Nkumva biraryoshye cyane. Imana ishimwe cyane. Nkundira umwuka wera mwene data. Iya nyuma ngiye kureba inyungu twungukira ku mwuka wera, nuko adukomeza mu gihe dufite ibibazo. Umwuka aradukomeza. He comforts you, he comforts me. Aradukomeza igihe twapfushije abacu, igihe twagize ibindi byago bikomeye, akuba hafi akagukomeza muri ibyo byago, muri ibyo bibazo. Mwene data, Imana ishimwe, tuzakomeje ejo, tuzacikwe. Ni byinshi twavuga ku mwuka wera, ariko reka mpagararira aha. Tuzakomeza umunsi w'ejo kuwa 4. Imana ikugirire neza, ukomeze ugire ibihe byiza. Reka dukomeze twumva n'ubundi iyi ndirimbo mwese ndayibatuye bene data bumva ikinyarwanda. Iyi ndirimbo ibanezeze kandi twumve koko ko ari yacu muri ibihe bya Pentecote. Dusaba Imana kutwuzuza umwuka wera no kutuvugurura. Imana ikomeze kugirire neza. Turi kumwe muri Yesu. Be blessed. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari hamwe bahuje umutima, umuriro uratura uvuye mu ijuru, uzuza umwuka wera bavuga indimi nshya. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari hamwe bahuje umutima, uvuye mu ijuru, uzuza umwuka wera bavuga indimi nshya. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari hamwe bahuje umutima, umuriro urabatungura, uvuye mu ijuru, umwuka wera, umuriro ubatungura, umuriro ubatungura, uzura umwuka wera bavuga indimi nshya. Umuriro urabatungura, uvuye mu ijuru,